Marika aracyari muri rya shyamba, aracyicaye kuri ka gatebe, aracyategereje ko ahari Riri yagira amahirwe akabona aragarutse. Ababyeyi be bari baramuguriye isaha nziza cyane. Nuko arebye ku isaha asanga saa sita mu kadomo ziruzuye neza. Niko gupfundura ka gapfunyika mama we yamupfunyikiye kugira ngo abashe gufungura kuko isaha zari zigeze. Nuko apfundura igisorori yiyegereza n'icupa ry'amazi, nuko akaraba intoki, amaze gukaraba intoki afata ikanya atangira kurya. Mu gihe atangiye kurya agiye kubona iruhande rwe iburyo abona inkende izimusanga iramwegera imubwira mu gifaransa ngo bon appétit mademoiselle. Marika nawe ayisubiza mu gifaransa ati merci beaucoup. Inkende irongera iramubaza iti qu'est-ce que vous faites dans cette forêt? Marika asubiza iyo nkende ati je ne fais rien, je suis venue dans cette forêt juste pour faire un petit tour. Iyo nkende ntabwo yari izi ko Marika azi igifaransa, ubwo yari igize ngo ni umuntu utazi igifaransa, ariko isanga Marika akizi kandi akivuga neza cyane. Nuko ishaka kumwicara iruhande ngo baganire, ariko Marika arayibwira ati ngiye gutaha, amasaha yo gusubira iwacu arageze, mama yambwiye ngo sinze gutinda muri iri shyamba, none nagira ngo ngusezereho ndatashye. Nuko ya nkende isaba Marika ibyo kurya. Marika yari asigaranye ibiryo bikeya mu isorori, arayiha irarya. Imaze kurya Marika arandurura asubiza igisorori na rya cupa ry'amazi mu gapfunyika, arangije ayisezeraho asubira imuhira.